Mwiriwe neza mwese abari hano, bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, bashyitsi, bandi muri hano, hari abashyitsi b'inshuti z'u Rwanda bari hano, abahagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga, inshuti nyinshi zindi zacu banyarwanda mwese. Mpereye ku byo Jean Damascene Bizimana yari amaze kutubwira, biriya ni ubuhamya bw'ukuri, ni ukuri kutazahinduka. Ariko rero niba abahakana amateka, ibyabaye, bitabatera isoni, jyewe, wowe, twagirira iki ubwoba bwo guhangana nabo? What Jean Damascene has just told us, those are facts. Facts of our history, facts about what happened. Ukuri kujyanye ibyo Jean Damascene Bizimana amaze kutubwira ni ukuri kuzuye ko mu mateka yacu niko byagenze. Ababihakana rero niba badafite isoni zo guhakana, kuki twe twagira ubwoba bwo guhangana nabo? So I thank you. Muri uyu muhango, I thank you all for being part of this ceremony, even though ntabwo uyu muhango tuwufata nk'ibisanzwe. Buri gihe utwibutsa byinshi bikomeye. Kugeza uyu munsi turacyabona imibiri y'abajugunywe mu byobo hirya no hino mu gihugu. Abakoze aya mahano barakidegembya hirya no hino ku isi. Ariko ntabwo twakwemera ko uburemere bw'ayo mateka buduherana. Ikindi kandi ni inshuro ya kabiri kwibuka bibaye muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Kuba tudashobora guteranira hamwe nk'uko bisanzwe birongerera agahinda abarokotse jenoside, kandi ukwihangana kwabo no kudacika intege ari byo biduha imbaraga zo gukomeza kwiyubaka
no kubaka igihugu. Turabashimira inkunga yanyu no kwihangana no kwitanga kugira ngo twese tugire ejo hazaza heza. Kongera kubaho nk'igihugu tubikesha abanyarwanda benshi bashatse kubaka u Rwanda rwiza rubabereye, bakanga kuba ibikoresho by'abayobozi babi. Amahirwe yo kubaho mu buzima bwiza bayabonye bayafatishije amaboko yombi. Iyi ni inkingi ikomeye mu bigize imbaraga zacu. Kubera izi mpamvu no mu bihe by'ibibazo bikomeye n'abifuzaga kubarangaza no kubatesha igihe, Abanyarwanda barushijeho gukomeza kunga ubumwe. Nta kindi gihe u Rwanda rwaranzwe n'ubumwe no kureba imbere nk'ubu. Aha ndavuga cyane cyane urubyiruko, ari narwo rugize umubare munini w'abaturage b'igihugu cyacu. Iyi ni nayo mpamvu abashaka kuducamo ibice no kudutesha umurongo bananiwe kandi bazakomeza kunanirwa. Ahasigaye nabasabaga ngo munyemerere mvuge mu rurimi rw'amahanga n'abashyitsi bacu bashobore gukurikirana cyangwa se abatari kumwe natwe bari hanze, ngira ngo mbwire bumve. Kwibuka challenges us to reflect on the context of the present moment, as well as the cumulative history that has led us here. Duhura nabyo n'amateka twagize aribyo byatumye tugera aha ngaha uyu munsi. U Rwanda rushobora kuba rudakize cyane, cyangwa rutamerewe neza cyane, kandi nibyo dushobora kugira intege nkeya, amikoro n'ubushobozi bike nk'ibindi bihugu. Ariko nanone tuzi uko duhangana n'ibibazo byacu. Abanyarwanda bafite imbaraga kandi ntibatezuka ku ntego ndetse n'imigambi ifatika n'icyerekezo n'icyizere bafite. Tumaze kugera kuri byinshi ndetse kuri bamwe birenze kwemera. Abanyarwanda ubwacu turabihamya, kandi ibyo nta n'uwabihakana. Icya mbere, hari ibimenyetso bifatika, hari ibikorwa twese tubona kandi twiyumvira. Inyubako n'imihanda bishya,
ibitaro bigezweho n'ibigo nderabuzima, amazi n'amashanyarazi byageze aho bitigeze bigera mu bihe byashize. Abashyitsi baza ari benshi kureba inyamaswa zidasanzwe n'ibindi byiza bitatse u Rwanda, kandi bakishimira uko tubakira. Ariko hari n'ibindi bitagaragarira amaso bihindura imibereho yacu, biri mu mitima no mu mitwe y'abaturage. Ibyo nabyo ni ibintu bifite agaciro cyane. Ibyo byatumye dukomeza gutera intambwe uko imyaka igenda iza. Ubumwe bwacu nk'igihugu bukomeje gushinga imizi. Icyizere dufite hagati yacu nk'abaturage n'icyo dufitiye ubuyobozi n'inzego z'igihugu nabyo ni uko. Imyumvire myiza yo guhanga ibishya, kumenya inshingano zacu ndetse no guharanira kwigira. Ishema ryo kubona amateka u Rwanda rwandika ridutera imbaraga zo gukomeza kwiyubaka ndetse kugera no hakurya y'imbibi z'igihugu. Icyizere dufite twese gishingiye ku guharanira agaciro, ari nabyo bidutera imbaraga mu byo dukora byose. Abanyarwanda b'uyu munsi tumaze kugera kuri byinshi, bikaba bisobanuye ko dufite ibintu by'agaciro tugomba kurinda. Ibi kandi bidusaba guhora turi maso, twisuzuma no kuba inyangamugayo. Ibyo kandi ntitwabifata nk'ibisanzwe. Amajyambere nubwo yaba amaze imyaka myinshi igera no ku binyejana, ashobora guhanagurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya. Twabonye ingero mu bihugu byinshi ku isi, n'iyo byaba byarateye imbere bingana biti. Nzi neza ko Abanyarwanda twiteguye rwose kurinda ibyo twubatse nta kuzuyaza, tukabirinda nta kuzuyaza kandi tutagira uwo twiseguraho. Kimwe n'ibindi bihugu byose, u Rwanda rufite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose bwemewe n'amategeko mu guhangana n'ibitero bigabwa ku baturage bacu n'amahame y'itegeko nshinga ryacu. Ibyo nta kubishidikanyaho. Igihe cyose bishoboka, dushyikiriza ubutabera abashaka guhungabanya amahoro n'umutekano by'igihugu cyacu. Kugendera ku mategeko rero ntabwo ari ingingo igibwaho impaka, ndetse ubu hari imanza ziri mu nkiko zacu ziburanisha bamwe bagize udutsiko tw'iterabwoba dutandukanye. Nk'uko mubizi, rimwe na rimwe usanga ari ibintu bisekeje, kuko bamwe mu baburanishwa, mu baregwa muri izo manza, bamwe muri bo bamaze igihe batuye mu bihugu by'amahanga, barinzwe
barinzwe mu buryo bunubu. Ibyo rero nanone bijyanye na bimwe byo guhakana uko ibintu byifashe no kuvuga ibinyoma bagoreka ukuri ku bintu bitandukanye. Iyo ubirebye rero usanga uko izo manza zicibwa kuri bamwe, cyane cyane abo baba baracumbikiye aba baburanishwa, usanga bo badatinda ku cyatumye bajyanwa mu nkiko. Usanga ahubwo batinda ku kuvuga ngo ese bageze hano bati. Turabyumva, niba baranageze hano mu buryo budasanzwe ni hahandi twabiganiraho, byo si ikibazo. Ibyo twavugaho rwose tukumva neza ukuntu abo bantu bageze ahangaha. Ariko se ntidukwiye kureba cyane cyane igifite agaciro kurusha ibindi, ari cyo kumenya impamvu bagejejwe imbere y'ubutabera bakaba baburanishwa? Ntabwo ari ibintu bigoye kumva rwose, ariko namwe mushobora kwitekerereza impamvu bifatwa bityo. Birashoboka ko tuzagenda turushaho kubyumva. Abanyarwanda bazi ko igihugu cyacu kidashobora kwemera ko ibikorwa nk'ibi by'iterabwoba bizongera gukorerwa ku butaka bwacu, bigakorwa bigirira n'abaturage bacu. Ibyo ntibigomba kuzongera kubaho. Iyo umurongo uganisha ku bugizi bwa nabi urenzwe, nabyo bigira umuti wabyo. Benshi mu bagize aya matsinda batekereza ko bazagira agaciro mu mahanga ari uko bahungabanyije ubukungu bw'igihugu bakanica abaturage. Ibyo rero birababaje, ndetse uyu mugambi bisa naho rimwe na rimwe bawugezeho. Murabizi, bamwe muri abo bantu tuvuga bari hirya no hino, baba bari ahantu bumva ko bafite amasomo menshi batwigisha ku bijyanye na demokarasi, ku bijyanye n'ubwisanzure n'ibindi byinshi bijyanye na politiki n'uburenganzira bw'abaturage. Ariko nanone ugasanga bafatanya n'abo twavuze, bakabakingira ikibaba, bakabarengera, bakababera abavugizi, kuko bavuga ngo aba ni abantu bashaka guhindura u Rwanda bakaruteza imbere, bagatuma rugera kuri rwa rwego igihugu kitari cyageraho. Ariko rero kenshi ndashaka gusesengura neza impamvu ibi bintu bishoboka. Ndagira ngo tuzabigarukaho, ariko reka ngire akantu gato mbivugaho.
hari ibintu bibiri, hari nk'ingero ebyiri navuga, aho twabwiye abo babacumbikiye, abacumbikiye aba bagizi ba nabi, kuko aba ni abagizi ba nabi rwose, ni abantu bishe abaturage bacu, baribye, barasahuye, bafashe abagore n'abakobwa ku ngufu, bakoze amabi menshi. Twabajije rero abacumbikiye, twasabye ababacumbikiye ko aba bantu bakwiye kugezwa imbere y'ubutabera, bakavuga ngo oya rwose, ngo aba ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda gusa, bataba ni abantu baharanira ubwisanzure n'uburenganzira butandukanye. Ubu rero ikindi mbona gitangaje navuga ni uko ntibifata igihe kinini cyane ngo bazabone ko tubabwira ukuri, kuko bamwe muri bo ubu bafungiwe muri ibyo bihugu, muri gereza z'ibyo bihugu, bazira kuba barakoze ibyo twavuze ko abagizi ba nabi bakoze, bazwiho, bakora kenshi. Mu rukiko rero aba bantu rimwe na rimwe usanga bisekeje rwose. Iyo bari mu nkiko bakurikiranwa mu Burayi, muri Amerika n'ahandi, n'ubundi aho mu rukiko nubwo haba hari ibimenyetso by'uko abo bantu bafashe abagore ku ngufu, bibye amafaranga mu bihugu turimo tuvuga, barakomeza bavuga bati reka da, reka ni ahubwo ni Perezida Kagame wohereza abantu bamukorera, abamaneko be gukora ibi n'ibi. Rwose nakohereza n'umuntu kugenda ngo aguhe inshingano, amabwiriza yo kujya gufata abagore ku ngufu, maze ukagenda ukabikora? Gusa ibyo nabikorane. Gusa nakohereza n'umuntu kuza kugusaba kujya kwiba, maze koko ukagenda ukiba. Niba rero hari ibintu ubazwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ugomba kubibazwa. Ubwo noneho tukongera tukavuga kuri abo bacuti bacu, tukababwira tuti ariko ibi twarabibabwiye, ni hahandi ntibumve icyo tuvuga, niyo biboneye ko ibyo twavuze byabayeho koko, ko abo bantu babikoze. Muherutse kubyumva ubwo hari umuntu wazanywe hano agakomeza avuga ngo ikibazo ni uburyo yageza aho, kugira ngo avuge ko ikibazo ari uburyo yakoranye n'amatsinda ahungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri ibyo bihugu rero, iyo umuntu aje agatanga ubuhamya mu rukiko ahangaha, akemeza ibintu umuntu arimo ashinjwa n'uburyo byateguriwe hanze y'igihugu aho bari batuye, nk'uko mwabyumvise vuba aha, hari abantu baje baravuga bati ibyo ni ukuri, uriya ibyo yavugiye mu rukiko ni ukuri rwose, ndabizi. Bivuze ngo aremeza, anemera ibyo bashinjwa. Nyamara ugasanga hari abavuga ngo hano nta kintu kizatubaho, ntacyo tuzaba. Namwe rero mushobora kuzatujyana nk'aho mwajyanye uriya, kuko nta kizatubaho. Murabibona ukuntu ibyo bintu usanga bitesheje umutwe, ariko ni ibintu biriho, turabibona. Hari rero bamwe mu bayobozi bitesheje agaciro bijyanye n'umujinya wabo, bakajya mu matwi yabo basanze mu mahanga,
bakamara imyaka myinshi babahata ibinyoma. Umva rero nshuti zanjye, mushobora kumbeshyera ibyo mushatse byose, mwabikora rwose. Ushobora kurundanya toni z'ibinyoma, ntacyo bizampinduraho habe na gato. Nta kintu bizahindura kuri iki gihugu ngo bikigire icyo mushaka ko kiba cyo, uko wagira kose. Ibyo wabeshya byose, umubare wabyo wose, ibyo ngibyo ndabikubwiye. Abandika inkuru kubera aho baturuka hirya no hino aha n'aha, ibyo bavuze bifatwa nk'ukuri. Gusa kubera aho bavukiye, aho bakomoka, ibyo bakuvuzeho byose bakabifata nk'ukuri, bigafatwa nk'ukuri, ntaho bihuriye n'icyabaye nyacyo. Bigahuza gusa n'uko uwo muntu ngo yavukiye aha n'aha. Aho rero niho byinshi muri ibi bibazo tuvuga bikomoka. Ibinyoma bihinduka ukuri, noneho inzirakarengane zigahinduka abanyabyaha. Ibikorwa by'iterabwoba bigahinduka uburyo bwo guhangana muri politiki, hanyuma ibikorwa byo kubirwanya, igihe abanyarwanda barimo barwanya ibyo bikorwa, bikaba ari byo binengwa. Reka ngire icyo mbabwira. Twebwe twakwemera kunengwa bishingiye ku kuba turimo dukora ibyo tugomba gukora, kuko ariko tubyemera, mu kurwanya ibyo bikorwa navuze biba bigamije kutugirira nabi. Ese kuko aba nibo bantu twavuga ko bahagarariye indangagaciro twese twemera kandi tugenderaho? Ibi si byo habe na gato. Ibyo si byo rwose, ntabwo bikwiye. Dusigara rero twibaza umubare w'abantu bagomba gupfa mbere y'uko twemererwa kugira icyo tubikoraho kandi gikwiye. Ese muribuka cya kiganiro cyavuzwe cyane mu 1994, ubwo abantu bari bafite ibibazo bibaza uko bakwiye kwita ibyarimo bikorerwa mu Rwanda icyo gihe? Hari abari bafite ingorane, bananiwe kubyita jenoside. Uyu munsi hari urundi rugamba, abantu barimo baragundagurana no kwemera ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ikibazo cy'igisobanuro cyari cyaratangiye mu 1994. Kwita icyaha icyo kiri cyo byabaye ikibazo. Hari umunyamakuru rero wabajije undi ati
ese ubu noneho murabyita jenoside? Undi atoya, ati turabyita ko ari ibikorwa bigana kuri jenoside. Umunyamakuru ati ese bisaba ibikorwa bingahe biganisha kuri jenoside kugira ngo ubone kwita icyaha ko ari jenoside koko? Ese icyo kiganiro muracyibuka? Biratangaza rero kuba impaka nk'izo zikiriho nyuma y'imyaka 27. Ni ibintu bitangaje cyane. Hagati aho rero, abiyita abahanga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baraceceka, bakirengagiza ibiriho, ibikorwa by'urugomo biriho, ngo hato batemeranya n'ibyo u Rwanda na leta yarwo bavuga. Uko kumva ko nta cyiza cyaturuka mu Rwanda ndetse n'ubwo buryarya bigaragarira mu makuru abogamye nk'ayo, ni ibintu byakumiro pe. Kandi si twe twenyine, ibi biba no mu bindi bihugu ku mugabane w'Afurika. Ibi ni ibintu bidakwiye, nta nubwo tuzigera tubyemera. Mu minsi ishize, komisiyo igizwe n'inzobere mu mateka yashyizweho na leta y'Ubufaransa yashyize ahagaragara raporo irambuye nyuma yo gusoma inyandiko zari zaragizwe ibanga kugeza ubu. Iyi raporo ivuga ko Perezida Mitterrand n'abajyanama be ba hafi bari bazi ko jenoside yari imitegurwa yo kwirimbura Abatutsi, ko yari imitegurwa n'inshuti za Mitterrand n'abajyanama be zo mu Rwanda. Dr. Bizimana yabivuzeho. Nubwo ibyo yari abizi, Perezida Mitterrand yahisemo gukomeza gutera inkunga izo nshuti ze, kuko ngo yumvaga ko ari ngombwa kugira ngo Ubufaransa bukomeze kurinda inyungu za politiki zabwo. Ugasa nuko rero ubuzima bw'Abanyarwanda bwabaye ikintu gikinirwaho. Ikintu gikinirwaho muri iyo mikino yabo yo kurengera inyungu zabo za politiki. Twishimiye iyi raporo kuko ari intambwe y'ingenzi iganisha ku kumva ibintu kimwe uko byabaye. Bikwereka kandi ko hari ubushake yemwe mu buyobozi bw'Ubufaransa bashaka kugana imbere, kureba imbere, bakajya imbere bajyanye n'imyumvire ikwiriye ku byabaye. Ibyo turabishima. Tuzasaba ko iyo raporo itugeraho. Twarayumvise ko yasohotse kandi ni ikintu cyiza. U Rwanda rero narwo ruzagira icyo ruvuga mu minsi ya vuba,
bishobora kuzaba nko mu cyumweru cya gatatu cy'uku kwezi. Ibintu ibivuye muri izi raporo nk'uko zakozwe n'abantu babishinzwe, ku byerekeranye n'ibyo impuguke zakoze ku byo komisiyo y'Abafaransa yarimo ikoraho, bisa n'ibijya mu cyerekezo kimwe. Icyangombwa ni uko dukomeza gukorana kugira ngo twandike amateka ashingiye ku kuri. Ibyakozwe mu myaka myinshi n'abayobozi b'Ubufaransa bagerageza guhisha uruhare rwabo byagize ingaruka zikomeye. Amateka yarahinduwe mu kwamamaza ibinyoma bivuga ko habayeho jenoside ebyiri, harimo n'ibyavuzwe muri mapping report. Imanza zishingiye ku buriganya zatangijwe mu Burayi zikurikirana bamwe mu bagize inzego nkuru z'igihugu cyacu. Abakekwaho uruhare muri jenoside bo bahawe ubuhungiro, bakomeza kuba intakoreka, ndetse ubusabe bw'u Rwanda bwo bakoherezwa mu gihugu babwima amatwi. Ibyo nta nubwo ari mu Bufaransa gusa, ni uko gusa narimo mvuga icyegeranyo kimaze gusohorwa n'Abafaransa, ariko byabayeho no mu bindi bihugu biteye imbere. Dufite ingero aho ibintu bimaze nk'imyaka 15 bikururana. Hari ahantu usanga hari abakekwaho jenoside bagera kuri 4 cyangwa 5, dosiye zabo zigaragara rwose zikozwe zuzuye. Twavugana n'ibyo bihugu bibacumbikiye tukabinginga, twarabinginze tukabwira tuti dosiye zabo ziruzuye ngizi hano, ese rwose mwaba twoherereje tukabacira imanza? Bakadusubiza batoya rwose, oya nta masezerano dufitanye namwe, ntabwo twizera inkiko zanyu n'amategeko yanyu. Oya, tukababwira tuti ntacyo, twabashakaga ariko ntacyo. Ese nimubaburanishe mu nkiko zanyu noneho, kuko niba mutemera inkiko zacu ntabwo mwavuga ko mutemera izanyu bwite. Nyuma yaho, nyuma y'ubwo busabe, bakomeza bavuga impamvu batabohereza. Ibyo birakomeza ntibirangire. Ariko nanone abo ni abantu bafite ibintu bitandukanye baba baturega, tukababwira tutari ko se murabuzwa n'iki gukora igikwiriye? Ese nta nubwo mufite isoni zo gukingira ikibaba abantu bakoze jenoside, bakurikiranweho jenoside, mukabakingira ikibaba mutanga impamvu n'izi? Niba mudashaka ko tubaburanisha, mwese mwabikoze nibura. Kuko abo ni abantu usanga batanemera kuvuga ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside ntabwo ari twebwe twayihimbye, iryo jambo ntitwarihimbye, ijambo ryavuzwe bwa mbere n'abantu kera cyane
mbere y'uko ibi byago bitugwira. Ariko umuntu akavuga ati yewe ntabwo dushaka kwemera ko iyo ari jenoside yakorewe abatutsi, kuko harimo n'abantu bari bashinzwe kurengera amahoro bapfuye, hari abanyamahanga bapfuye, hari abahutu bapfuye, bati ntawe utarapfuye. Nawe nyumvira, nubwo waba uvuga ko ibyo ariko byagenze koko, ese ibyo bibuza bite ushatse wabifata uko ushaka, nk'uko ubyita amazina, uvuga ko hari ibindi bintu byinshi ushaka kubanza gukurikirana. Ntabwo nshidikanya ko abo bantu bafite ubushobozi bwo kumva ibintu, barabufite, ahubwo hagomba kuba hari izindi mpamvu. Ni nko kuvuga uti reka twoye kuburanisha abantu ku byaha bakoze, reka ahubwo tutinde cyane ku buryo yagejejwe imbere y'ubu butabera, ibindi tube tubyihoreye, tubyibagirwe. Haracyari inzira ndende rero. Iyo abo bakurikiranweho ibyaha bya jenoside bakingiwe ikibaba, ubusabe bw'uko boherezwa ngo buburanishwe hano bukangwa, bigira ingaruka mu buryo butaziguye, kandi twabonye ko bijyana n'ubwiyongere bwo guhakana no gupfobya jenoside, bikaba bizatwara imyaka myinshi cyane ngo birandurwe, bihindurwe. Amacapiro y'ibitabo azwi cyane akomeje gusohora ibitabo bishinja FPR ubwayo ngo niyo yateguye jenoside igira ngo igere ku butegetsi. Ibi ni byo Dr. Bizimana yigeze kuvugaho. Ikindi giteye impungenge kurushaho ni uko abantu benshi bazi neza ukuri bahisemo kutagira icyo bakora, ahubwo baricecekera. Mu myaka ishize hari igihugu cyasohoye itangazo mu gihe cyo kwibuka jenoside ibintu nk'ibyo ntabwo byari bikwiriye ko abantu bagira ibindi bajyamo by'impaka. Utatwoherereje ubutumwa bwo kudufata mu mugongo ntacyo twagutwara, ntacyo biba bitwaye rwose. ariko iyo igihugu gisohoye itangazo kikaritwoherereza ngo niridufata mu mugongo rivuga riti rwose turi kumwe namwe, jenoside yabagiriye nabi, ariko noneho ugasanga bongeyemo ibijyanye ngo n'uburenganzira bwa muntu butubahirizwa, ngo ibijyanye n'imiyoborere, ibyo byose bakabikusanyiriza muri iryo tangazo ryitwa ko ridufata mu mugongo. Narabasubije rero mbasaba ikintu kimwe gusa. Narababwiye nti kuri iyi tariki ya 7 Mata yo kwibuka, umunsi wo kwibuka
ni umunsi umwe gusa mu minsi 365 y'umwaka. Ni umunsi umwe gusa. Ndabasaba nti ese mwaturekeye uwo munsi umwe wonyine, noneho mu yindi minsi yose isigaye y'umwaka 364 noneho mukandika ibyo mushaka byose, mukaduharabika, mukadutuka uko mushaka kose indi minsi yose, ariko uretse uyu munsi wonyine. Ndakeka ko babyumvise, batangiye kumenya gutandukanya iminsi, ariko hari n'abatumva, hari abatumva ngo bige isomo. Ngira bakomeza kwandika ibintu aho bashakiye hose, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ngibyo turabyakira tukamenya uko tubitwara nabyo. Ikindi ni uko nubwo habaye icyemezo cy'ubwiganze bwa benshi, bwa bose mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, cyemeje ko habaye jenoside yakorewe abatutsi. Muri iyo nteko rusange barabyemera bose uretse ibihugu nka 2. Nk'uko bakomeje kwanga gukoresha ijambo jenoside, nk'uko nabibabwiye, jenoside yabaye muri 1994, bari baranze kubyemera. Bamwe baje kubyemera baratinze, kuko bibwiraga ko nibabyita bemera ko ari jenoside, ngubwo bizaba bivuga yuko bibasaba, bigaragaza ko bafite inshingano zo kuyihagarika. Nibyo rero bahungaga, banga kuyita jenoside. Ariko usanga bitangaje ukuntu amateka yisubiramo. Kuva muri 1994 kugeza ubu, abantu bagakomeza babaza ibibazo bimwe, ibisobanuro by'ijambo, ibintu nk'ibyo. Ni nk'aho gukoresha ijambo uko rikwiriye ko byaba ari igihembo abanyarwanda bahawe kuko bitwaye neza. Niko baba babibona. Baravuga bati itware, ifata uko dushaka, nibwo tuzabona kuguha iyo mpano, icyo gihembo cyo kwemera jenoside uko ariyo koko. Ni ibintu bigayitse cyane. Ariko numva sintekereza ko dukwiye guterana amagambo nabo kuri ayo mahame twe twemera. Hari urubyiruko rw'abanyarwanda baba mu mahanga, nubwo ari itsinda rito, batagize uruhare mu byabaye muri 1994, bashingira kuri izo nkuru,
kugira ngo bahembere ingengabitekerezo ya jenoside nk'aho ari ukunenga bisanzwe imiyoborere n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu, bakabigenderaho mu byo bavuga. Naho twebwe rero turi mu Rwanda nta kizaduheza inyuma, twe turajya imbere. Nta kidutandukanya kinini gihari cyatuma uwifuriza undi neza nawe tutayimwifuriza. ni uko twebwe abanyarwanda tumeze, ni uko amateka yacu yatwigishije. ariko imbabazi zishingira ku kuri. Ntitwarambirwa kuvuga ukuri ku byo twanyuzemo. Kuri uyu munsi ukomeye mu minsi yose, ndagira ngo nsoze nongera gushima abanyarwanda kuba badatezuka ku bumwe n'ubwiyunge byabo. Turashimira kandi inshuti nyinshi zacu ku isi hose zakomeje kwifatanya natwe muri iyi myaka yose. Hari icyo nigeze kubabwiraho, hari abantu bafite ikibazo cyo kwita jenoside icyo ari cyo. Hari abagize izo mpaka mu muryango w'abibumbye. Bamwe muri abo harimo n'uwari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye icyo gihe. Gusa hari n'ibihugu bikomeye rwose n'ababihagarariye bahagurutse barahagarara, bigaragara, baravuga bati oya, baravuga bati dore uko ibintu byagenze. Umwe muri bo ni wari uhagarariye igihugu cy'Abanyafurika kidutera ishema cyane, inshuti zacu cyane. Umwe muri bo ni umugabo nibuka witwa Gambari wo muri Nigeria. Irahaguruka, uyihagarariye aravuga ati oya, ibyo si ukuri. Ati hari ikibazo ahangaha, tugomba kuvuga ukuri ku byabaye, iki cyaha tukacyita uko kiri. Profesa Gambari arahaguruka rwose, umunya-Nigeria uduteye ishema cyane. Ikindi gihugu ni Czech Republic, ikindi ni New Zealand. Ibyo bihugu ntabwo ari ibyo umuntu ahita atekereza hanini. Usanga akenshi abantu batekereza ko ibindi bihugu ko ari byo byahaguruka bikavuga ijambo nk'iryo. Niyo mpamvu tuzashima ibyo bihugu, tukabishima iteka, kuko byanze guhisha ukuri. Reka ndangize rero mbabwira ikindi nibuka kandi nshaka gusorezaho. Tukiri bato mu mashuri abanza, ndibuka ko bigeze kutubwira inkuru y'intare, ingwe n'intama. Baratubwira bati hari umugezi, hari amazi atemba nk'uruzi mbese. Intare yari iri aho amazi arimo aturuka, yinywera amazi.
noneho hepfo aho amazi agana hari intama nayo yinywera amazi. noneho intare ibonye iyo ntama ikebutse irayibona, itangira gushaka impamvu yo kugenda ngo icakire iyo ntama iyirye, ariko ngo birabanza biraganira. Intare ihamagara intama iravuga iti niko sha, urabona ndinywera amazi hano, nawe urayanduza, uranduza amazi ndimo nywa. Intama nayo yiciye bugufi cyane iti rwose nyakubahwa, ndi hepfo aho amazi atemba agana, amazi ndimo nywa nubwo nayanduza ntabwo azamuka aza aho uri, ahubwo aramanuka ajya epfo. Intare irarakara, irongera iravuga iti ese utinyuka ute kunsubiza utyo, urimo rwose uranyubahuka? Intama iti rwose mumbabarire, ntabwo nari ngamije kukubahuka, rwose nkusabye imbabazi nyakubahwa. Intare iti hari n'undi munsi rwose wantutse, warantutse ndabyibutse, hari umunsi twahuye urantuka. Intama iti rwose ni ubwa mbere nje kunywa kuri uyu mugezi, ntabwo ari igihe ntitwigeze duhura. Intare nayo iti urakomeje rwose, urimo uranantera umujinya, niba atari nawe agomba kuba ari murumuna wawe cyangwa mushiki wawe wari aha ngaha. Intama iti rwose jyewe nta n'umuvandimwe nzi wanjye waje aha ngaha, rwose naje mva kure cyane, ni ubwa mbere nagera aha ngaha. Urabyumva, intare iragenda ihita yicakira. Iyi nkuru ndayibabwira kuko rimwe na rimwe usanga dufatwa nk'uko nguko byagenze muri iyi nkuru, ugasanga hari umuntu uri hejuru iyo avuga iti niko sha, nta soni urimo uranantuka kandi utigeze unamuvugisha. Ati niba atari nawe ni mwene nyoko cyangwa ni nyoko cyangwa ni mushiki wawe, utoya rwose nyakubahwa. Hari abantu bamaze igihe babitugira, ariko reka mbabwire, ntimuzigere mwemera kugirwa intama. Nta nubwo rwose nifuza kuzaba intare nk'iyo ngiyo twavuze mu nkuru. Njyewe nzashimishwa no kuba uwo ndi we, nkaba uwo ndi we uzahangana n'intare imeze ityo. Murakoze cyane.